Mwiriwe neza mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ubu nje hano kubagezaho amakuru arambuye ku kigore cyanyibasiye gishuti cya Kagashyano kwitwa Shakira. Bakita Jessica wa kigore we cy'ibyinyo wagira ngo ni ibisuka bihinga ku butaka bukomeye bwuzuyemo ibitare n'amabuye. Ibyo byinyo byawe wagira ngo kimwe kiri iburasirazuba ikindi kiri iburengerazuba, bitagira icyo bipfana. Ibyo byinyo byawe bifite parikingi hagati, ubwo nawe uraseka ukagira ngo ufite inyinya. Inyinya niyo umukobwa bita Naomi, umuseka amasara agaseseka. Naomi Miss Rwanda. Iyo wavuze inyinya wavuga iriya, ntabwo wavuga icyo kintu cyawe wagira ngo ni parikingi, wagira ngo ni ibisuka bihinga muri bwa butaka bukomeye. Wakigorewe ndakwiyamye. Muri iyi minsi waranyibasiye, umaze kunkora amalive asinze umubare wayo, we n'akagenzi kawe Shakira. Wakigore ntabwo ari wowe ugeza amakuru ku badiaspora. So ubwira abadiaspora ngo mu Rwanda hari ivanguramoko. Niko Jessica wakitindiwe ntabwo ari wowe wadufunguye amaso katukwereka yuko mu Rwanda hari ivanguramoko mu mashuri y'abana batoranywa, bamwe bagafatwa neza muri cya kigo cya LG n'ibari LG, abandi bagafatwa nabi. So watubwiye so ugenda uha amakuru abantu bo badiaspora muvugana. So abadiaspora bahaye simukadi y'ikindi gihugu ubabwiriraho amakuru, wagira ngo simbizi ko wagitindiwe kidafite ubwenge kirutwa n'umunwa kirwa gicuruza amagambo ku 5,000 by'amanyarwanda. Mumenyere amakuru yawe ndafite yose. Ngo nawe ngura umuntu rero uvuga ibyo utazi wigize bamenya. Wigize bamenya ibintu byose babyinjiyemo, ibintu byose babivuzeho, ibintu byose wigize bamenya. Ariko mu kwigira kwa bamenya kwawe ntumenyere. Hababaje umugabo wakwambitse impeta ngo nawe ngo afite fiance. Uracyari igikobwa gitoya ntabwo urakura mu myaka, ariko hasi hawe hariya ni nkaho umugore w'imyaka 60. Harakoze cyane. Ni wenda y'abagabo bafite abagore baba diaspora. Abagabo baba diaspora bose bafite abagore, iyo bagiye muri vacances ni wowe bamara imisonga. Inda umaze gukuramo nta wamenya umubare wazo. Buri mwaka ukuramo inda nk'eshatu enye buri mwaka. Sinzi ko ushobora no kongera ukabyara normal nimba nyirababyeyi yawe kibamo. We turakuzi cyane. Abadiaspora bagucaho, abadiaspora bafite abagore babasiga mu Burayi na hose. Iyo waje muri vacances nibo bamara imisonga, bakagutera amada bakakubwira uburyo ugomba kuyikuramo, kuko badashaka kugirana ibibazo n'abagore babo. Bakambitse impeta nawe ngo ugafite fiance. Baba we ntazi ikintu atwaye. Imyaka 30 nturayigeza, ariko hariya hasi hawe wagira ngo naho umugore w'imyaka 60. Harakoze, hashaje mbere ya nyiraho. Niyo mpamvu mu kanwa kawe hatakigira feri. Wirirwa uvuga ibintu byose wabigiyemo. Cyakoze utugezaho amakuru. Utugezaho amakuru yo mu Rwanda, ukatubwira uburyo mu Rwanda hari ivanguramoko, abana badafatwa kimwe mu bigo by'amashuri. None mu Rwanda barakwiyamye, bamaze kukwiyama ikimwaro kirakwica kuko wamaze gufatwa, wagaragaye. None utangiye kwitwaza fina ngo n'umwanzi w'igihugu kugira ngo wikureho ibyaha ufite. Wagira ngo situbibona ntitubireba. Niko wakintu cyapfuye nabi kigize bamenya. Kibyinyo wagira ngo ni ibisuka. Reba ngende umugore ukuze
ariko duhagararanye wagira ngo uranduta mu myaka. Kubera iki? Umubiri wawe warakoze cyane. Usaza imburagihe. Usaza imburagihe. Wigeze nyirabamenya. Si wowe n'umunyamakuru w'abadiaspora ubwira abadiaspora amakuru yo mu Rwanda, tubwira ko mu Rwanda nta mahoro ahari, hari ivanguramoko, urabitubwira, none tutangiye kubivugaho. Tureba icyo kibazo tukinjiramo, utangiye kutwita inyangarwanda kandi ari wowe waduhaye amakuru. So waduhaye amakuru? So waduhaye amakuru? None urashaka kwikoza iki? Urashaka kwikuraho? Wisamye warasandaye. Wisamye wasandaye wa kintu cy'ikifuti. Wagira ngo ni ikizovu. Umuntu w'umukobwa ngana atyo utarabyara. Ko kingana kitari cyabya umunsi wabyawe zawe umeze gute? Uzaba uruta inzovu. Hanisoni ufite umwanya wo kunyicaraho ngewe Fina nguramvugaho. Wowe na nyirababyeyi yawe ntigikura kandi nguru umukobwa ahago uwo mugabo wakwambitse iyo mpeta ngubwo nawe ngo afite umugore. Umugore ukura mwindaburi umwaka akuyemo hafi zingahe 3. Abagabo b'abadiaspora barakumbwiye bavuze ko wowe gutanga upfa amafaranga baguhereza utwobonye kose ukakira ugafungura. Avuga ko nta feri iba mu maguru yawe. Nta feri ibayo. Niyo mpamvu uri kuvuga ibintu byose wabivuzeho, wigeze nyirabamenya, ibintu byose ubiziho. Ucuruza amagambo. Iyo wabuze aho ucuruza akantu kawe ucuruza amagambo. Ngiye ntumenyere. We nako gashyano ngo ni Shakira gashuti kawe ntimumenyere mwandayimwe zabiri. Ntimumenyere. Munyitwaza nimwe mwaduhaye amakuru yuko mu Rwanda mufite ivangura, bafite ivangura ry'amoko mu mashuri n'ibiki byose. Nimwe mutanga amakuru yose yo mu Rwanda mukoresheje simukadi z'ibindi bihugu. Mwarangiza mukaza kwigira abanyamanya mukigira abanyarwanda bakunda igihugu cyabo n'ibiki byose. Wagira ngo ntabwo tubizi. Ngiye ibanga n'icyo ntazi. Nzajya nza hano mbanike ntawe ntangira. I do not start a war. I finish it. Nimwe mwivuyemo mwisamye mwasandaye. None murashaka kwigaragaza neza. Nitwaza ngo Fina n'umwanzi w'igihugu. Karababanye. Nzabanika.